bakunzi b'Umuragwa Family TV. Nkuko bisanzwe twongeye kugaruka tuganira ku ngingo twabateguriye uyu munsi muri buze gukunda, tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu ari imbere ya kamera, musanzwe mumumenyera hano kuri uyu muyoboro w'Umuragwa Family TV. Twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Nkuko bisanzwe rero hano ku muyoboro w'Umuragwa Family TV dukunze kuhumvira cyangwa se kwakurikiranira ibiganiro bijyanye n'ubukungu cyangwa se amafaranga. Twongeye kugaruka rero n'ubundi muri wa mujyi wo kuganira ku mafaranga. Uyu munsi rero twaba dufite topic ivuga ngo mu gihe umuntu arimo gushaka amafaranga, ni iyihe myitwarire cyangwa se indangagaciro agomba kuba afite cyangwa se akwiye kwihingamo kugira ngo nyine yizere koko azaba umwe muri ba bantu bakwiye kugira ku mafaranga. Kubera ko hari ibintu umuntu ashobora kukubona akavuga ati shabira bintu ntago byakwemerera gutunga amafaranga, akakureba ukuntu wenda uvuga cyangwa ukuntu witwara akavuga ati bira bintu ntago byatuma utunga amafaranga. Tugiye kunyura muri makeya muri ibyo bintu umuntu ushaka kuzagira amafaranga akwiye kuba afite, nk'indangagaciro akwiye kuba afite kugira ngo bimwemerere koko kuzatunga ya mafaranga. Yego, indangagaciro. Yego, z'uburyo wakoreramo amafaranga. Indangagaciro, imyitwarire se, inyifato se, ibyo byose rero njye nabikubira mu kintu kimwe. Ndibwira ngo ugire amafaranga nuko ugomba gukora. None se uyabona se utakoze? Oya, hari abantu bavuga ngo ubundi gutunga amafaranga ntago ngo icy'ingenzi ari ayo winjiza. Urumva ko gutunga amafaranga icy'ingenzi ntago ari ayo winjiza, ahubwo muri yandi winjiza ayo ubasha gusigarana nangahe. Ayo ngayo rero usigarana kenshi akaba aterwa nyine n'imyitwarire umuntu agira muri cya gihe yinjije amafaranga. Sinzi wenda niba urimo kubasha kunyumva. Iyo principe ndumva atari ngo amafaranga ngo nyine igituma umuntu atunga amafaranga menshi ntago bigendera ku mafaranga yinjiza, ahubwo yandi winjiza abasha kugusohokamo nayo ubasha kugumana amenshi nayahe. Bivuze ngo uko ugenda ugira ubwenge bwo kugumana menshi muri yandi winjiza, niko ugenda ugira amahirwe yo gutunga amafaranga. Sinzi wenda noneho nibo byumvikanye. Ntago ndabyumva neza, ariko reka ngwe nk'urugero wenda gato. Tuvuge wenda hari umuntu winjiza 600 ku kwezi. Yego. Ariko akaba yarashizeho uburyo bwo gusevinga. Tugiye kugendera nyine ubwo wenda mbaye nk'uwinjira gato muri bya bintu tugiye kuganira, ariko sindi bubyinjiremo cyane, uraza kudufasha kubijyamo. Muri ya 600 winjiza, kubera ya nyifata ugira cyangwa se ya myitwarire yawe, birangira ubashije kugumanamo amafaranga 100 cyangwa 50. Y'inyungu se? Oya, andi waraspendinze cyangwa se warayakoresheje. Sibyo? None waraguze, warashopinze, warahashye, waratwereye inshuti zawe cyangwa se warasohotse nawe ujya kuryoshya, ugasigaranamo 50 cyangwa se 100. None ugasanga hari nundi uhembwa 300. Muri ayo 300 yashizeho uburyo bwo uko ya mafaranga uko byagenda kose azajya savinga 150. Ubwo birumvikana ahantu wa wundi ajya ntago hazahura, ahantu wa 300 ajya ntago hazahura naho wa 600 ajya. Because ugasanga wa muntu uhembwa 600 ari gusavinga amafaranga angana nayo umuntu uhembwa 300, cyangwa se ugasanga wa 600 amurusha gusavinga. So nko mu gihe cy'umwaka rero ujya kureba ugasanga wa muhembwa 600 bitewe nyine n'imibare bafite, ashobora kuba ari kwiterambere ruta irya wa muntu uhembwa 600. Bakavuga ngo rero ntago icy'ingenzi ari ingano y'amafaranga winjiza, ahubwo icy'ingenzi ahantu mbese ipfundo riri ni muri yandi winjiza abasha kugenda nangahe, abasha kugucika nangahe, ayo ubasha kugumana nangahe. Icyo gihe rero tugendera kuri urwo rugero utanze, ubundi biterwa na dépenses z'umuntu. Ko ugiye no kubireba usanga nyine wa muntu winjiza 600 dépenses ze zitahwanye na za wundi winjiza 300. No ugahita wibaza ahubwo se
yandi nyine basigaranye niba izo depanse zimaze kuvamo yabashije gusevinga angahe. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kigufasha gusigarana amafaranga yaba menshi yaba make ni uko muri wowe uba wifitemo kudasesagura. none se wenda ntabwo ndibuze kuguca mu ijambo kugira ngo ukomerezeho, ariko aho ngaho ndi kugira ngo mpite nkubaza gato muri bya bindi umuntu abara nka depanse. Ntabwo ushobora gufata ibintu bitari ngombwa, cyangwa se mu mibare ugira ugasanga ari imibare wenda ugira ifite ukuntu ibogamyemo ukuntu nyine mu buryo ishobora kubangamira wenda ya mafaranga uzasevinga. Tuvuge n'urugero, umuntu uhembwa 600 agahita yumva ko byanze bikunze ashaka kujya mu nzu y'ibihumbi 300 cyangwa se wenda 200, kandi niyo wenda ari umuseribateri birashoboka ko niya 50 yayijyamo. Bivuze ngo muri za depanse ugira ya nzu ya 200 nayo irahita iyatwara, nayo ayo ngayo 200 agende muri depanse, ku buryo byanze bikunze ayo bibuze gusigarana hari buze kuvaho ikintu kinini, kubera ko hari depanse yagiye, nyamara mu guhitamo iyo nzu ukodesha nanone nyine hari ibintu wirengagije ko ushobora kujya mu nzu itagukonsoma amafaranga nk'ayo ngayo just kugira ngo sevinge menshi. Sinzi wenda ngo niba twabibara ngo umuntu ngo yabashije kubara neza atangira kumenya ya sevinga nyuma yamaze gukuramo depanse, kandi tumaze kubona ko muri depanse hari depanse ushobora kwitiramo zigatuma uzabona ingano nke y'amafaranga ugomba gusevinga. Nyine ibyo ngibyo nibyo nakubwiye bishingiye ku kintu kimwe, uko amafaranga yose uko waba uyafite yaba menshi yaba make ntuyasesagura ntacyo uzageraho. Urumva niba ubona ko ubaye mu nzu y'ibihumbi 100 ntacyo byagutwara, ariko ukabaterekanye kuba mu nzu y'ibihumbi 300, mu by'ukuri wenda ntago muri famiye y'abantu benshi ngo tuvuge ngo wenda iyi 100 yananiwe kubakwira, icyo gihe uba wasesaguye. Ni ukuvuga rero we nusesagura wa wundi twita ngo yinjiza amafaranga make, we akabasha ku buryo yizigamira, iterambere ntabwo muzarihuza, kandi yinjiza make paraporo na yawe. Rero amafaranga uyagumana cyangwa se amafaranga uyagira menshi bitewe n'uburyo ayo wabonye wayakoreshejemo. Okay, ubwo twari tumeze nkaho turi muri introduction, ntabwo turinjira neza muri ya nyifato cyangwa bya bintu bikwiye kuranga umuntu ushaka gutunga amafaranga. Reka noneho tumere nkaho tubyinjiyemo, utubwire ngo noneho uwo muntu ushaka kwinjiza amafaranga, ariko n'ubundi amafaranga agira akayabarisha neza, akayakoresha neza, ku buryo ashobora kumubera nyiri intandaro yo kuba wenda yatera imbere bijyanye n'amafaranga ahembwa nyine adashyizemo gusesagura. Imyitwarire umuntu akwiye kugira, inyifato umuntu akwiye kugira ni iyihe? Agomba kwitwara neza. Ahangaha rero hari ibintu abahanga benshi nyine mu bintu bijyanye no gutunga cyangwa se gusevinga amafaranga bagiye begeranya. Turagira ngo tubinyuremo gakeya ugerageza kubidusobanuriraho mu magambo atari menshi, ariko ari buze gutuma abantu badukurikiye baza kubyumva. Yego. Ahangaha ikintu cya mbere baravuze ngo umuntu ushaka gutunga amafaranga cyangwa se ushaka gutera imbere ngo agomba kuba ari wa muntu nyine udashidikanya. Udashidikanya nyine wifitemo ikintu cyo gushidikanya kiri ku kigero cyo hasi. Ibyo bintu byahurira hehe no kuba umuntu yavuga ati iki kintu niba ntagifite hari ahantu kizamfasha mu kuba natunga ku mafaranga? Ntabwo nzi wenda ngo uwo muhanga wabivuze gutyo ninde, ariko ndemeranya nawe. Uti kubera iki? Iyo ugize gushidikanya muri wowe nta kintu wakora ngo kigereho, kuko deja uba wamaze ati usikira kintu nikinjiramo kizaba cyo, use ninjye gukora kiriya kikanga, use ninkora kiriya kikanga, wowe ubwawe urimo wica intege. Kandi kigomba kugufasha muri wowe ni ukwigirira icyizere mbere y'uko abandi bakikugirira. Ubwo rero igihe wagiye mu gucika intege cyangwa mu gushidikanya nta kintu wageraho. Niba rero wihaye intego yo gukora iki n'iki,
bati ndashaka kugera kuri iki, kinjiremo nta gushidikanya ufite, wumve ko bizashoboka. Nubwo byagira hagati bikanga, bishobora kuzanga kubera ko wenda hari izindi mbogamizi wowe utagizemo uruhare. Kuko urugero ushobora kuba wari uri gufata ngiye kubaka ahantu runaka, ugakora proje ukayinoza, ugashaka amafaranga, ugatangira ukubaka, nyuma y'igihe runaka ukumva ati hari ahantu hagiye guca umuhanda. Ntabwo ari wowe ubigizemo uruhare no kuba umuhanda waca aho hantu hawe. Icyo gihe rero ntabwo ibizaba byose, ntabwo uzavuga ngo iyo mbimenye, ni ibintu byaje bitaguturutseho. Ubwo rero uba ugomba kugira ute, kwigirira icyizere mbere y'uko abandi bakugirira icyizere. Ubu se uramutse utigiriye icyizere uba wumva ari nde wakikugirira? Biragoye. Ubwo rero numva icyo ngicyo ari uko nakivugaho, nta bindi narenzaho. Akandi kantu nge nakongera aho ngaho gato, iyo umuntu agiye gutangira agatangira ashidikanya, ugashidikanya ku bintu byawe, nge navuga ngo uba utangiriye muri mayinazi. Kubera ko nihaboneka undi muntu wo hanze utari wowe uza nawe akaza ari gushidikanya kuri bya bintu byawe ugiye gutangira, ni gake cyane ko aho hantu uzakomeza. Ushobora kuzahita uhaga ugahita uvuga ariko nanjye ibintu nabibonye buri usanze nari ndimo kubitekereza. Biragoye ko aho hantu waharenga kubera ko watangiye nawe wiha umwanya wa mugani wawe wo kwica intege. None habonetse undi muntu nyine uza kukumotiva mu kuguca intege, tari nyine intege zihita zicika. Ikindi kintu cya kabiri hano uyu muntu yavuze ko ngo igihe uri gushaka nyine gutera imbere cyangwa se uri gukataza mu buryo wenda bwo gutunga ku mafaranga, ngo ugomba kwirinda ibyo abantu bakuvuga. Kwirinda abantu baramvuga gute, bamvuga gute cyangwa bambona gute. Turi kugira ngo wenda ibyo nabyo ubitunyuriremo, ibyo byo bishobora kugira gute uruhare mu kuba wenda umuntu yatunga cyangwa se atatunga ku mafaranga. Aho ngaho ikintu navuga ngo niba ugiye gukora ikintu runaka, irinde ikintu kikuzamo ngo baravuga ngo iki, baragira ngo iki, ubu se bari kubona ndi gukora ibi ngibi barambona gute? Urumva? Ibyo ngibyo akenshi bikunze kugira ba bantu twita ngo twarize. Urumva? Hanyuma akavuga ati se tuvuge wenda nize ubwubatsi, abantu bose bazi ko ari bwo nize, se barabona ndi gucuruza inkweto baravuga ngo iki? Cyandi gucuruza amagi, sibyo? Yego. Baravuga ngo iki? Ariko wowe wabigiyemo wihaye intego, ntabwo wabigiyemo uyobewe ko wakagombye kuba wenda ufite akazi ko kubaka. Yego. Ariko kubera ko utaragira ya mahirwe yo kuba wajya mu bintu wize, ntabwo bivuze ko wacika intege ngo ujye wirirwa uryamye mu nzu. Ahubwo shaka utuntu uri gukora wirengagije ba bandi bari buze baguca intege guriya se ngo ntigaga muri kaminuza, guriya se ngo ntiyarangije ngo muri KIST, nguriya warangije i Butare. Urumva? Yego. None to wewe ngo se ngo ayo bamwishyuriye ubwo yapfuye iki? Ahubwo se bareka kumwishyurira bakaba baramuhaye igishoro. Yego. Icyo gihe urumva ugiye wumva utwo tuntu hirya no hino ushobora gucika intege. Ahubwo wowe komeza umurongo wihaye kandi uzagera kure. Ngiye numva aricyo nabivugaho. Bivuze ko iyo ushatse kureba ngo abandi bari bubirebe gute, hari ahantu hashobora kuba hari opportunity cyangwa hari amahirwe ushobora kubyaza umusaruro, wareba kandi amahirwe ndashoboka ko wenda nawe wayafitingamo, kubera kuri gutinya ko abantu bari buze kuvuga ngo ngo se barambona gute ngiye mu bintu nize, barambona gute ndi gukora birabe, barambona gute ndi mu makara, barambona gute, bigatuma utajya ahantu kandi hari amahirwe just kugira kubera ko watinya abantu. Ibyo rero bikunze kuba muri ibihugu byacu bya Afurika. Kanguha urugero, urabona abantu bose, bavuga ngo bose ariko abenshi baba bafite inzozi zo kujya hanze, kandi twese
tukiha nabyita iki icyizere ni nko kuko ndabivugaho gute we nk'urugero urabona ko nubwo atari benshi ariko umubare munini w'abantu baba bifuza kujya hanze ko baba batubwira ngo hanze hari akazi ntikabura noneho watekereza muri ibi bihugu byacu bya Afurika ukuntu wenda turi abashomeri iki n'ibiki ukumva nyine nawe ufite inzozi zo kujyayo urumva noneho ikindi noneho bakakubwira amafaranga bakorera nko ku isaha wakubita mu mibare ugasanga nko ku kwezi rwose ni abamiliyarderi uyakompaye natwe ayo dukorera hanyuma rero icyo ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu hano iwacu ntanga urugero hano iwacu mu Rwanda nshobora kumva ntewe isoni zo kuvuga ngo ndagiye ngiye gusaba akazi ko kwirirwa nkubura mu mabatima mu ofisi y'abantu runaka sibyo nkumva binteye isoni ariko wagera hanze ugasanga nibyo ukora ugasanga ufite nka batima nk'eshanu ukoramo ufite aho ukora amasaha nk'abiri ya mu gitondo ukajya ahandi ukarinda bwira ari ako kazi ukora uzi impamvu aba bari hari hanze babikora nta kibazo gihari nuko nta muntu uba umuzi twebwe twicwa no kuba twasaba akazi katajyanye n'ibyo twize noneho ahantu batuzi uri butambuke bafite tito yarangije kaminuza rero ukumva ko ku rundi ruhande uwo muntu wamwumva cyangwa ntabwo wamwumva nose mwese si amafaranga muba muri gukorera ahubwo intekerezo jijuma z'abantu njye ntabwo byakagombye niba ugiye gushaka akazi bakagombye kwirengagiza babandi bavuga ngo buse urabona buri wese ashaka kukugiraho ijambo kandi ka kazi uretse kugakora nta muntu uri gusapotinga uragenda usufure wenyine aho ngaho ubura amavuta ubura transport kandi nuramuka unabibuze umva ukuntu abantu tutari beza tuzafata ariko suriya we yava mu rugo akavana amaboko mu mifuka yabuze ahantu yajya no kujya gukora akajyabona na 5 numva rero ni abantu niba nta munoze niba rero wowe ubwawe wiyumvamo kugomba gukora ikintu runaka gikore wirengagije ya magambo ari buturuke hirya no hino reka tujye ku cya gatatu rero kwibazo bibaye byinshi reka ngiye kugusaba utuganirize kuri iki ngiki wenda harabasigaye ikindi kimwe dusoreze kuri iki ngiki impamvu nashaka ko tugisimbuka ikintu cy'ibanze cyane ikintu bita ubwoba ni gute bushobora kugira ingaruka mu kuba umuntu atatunga ku mafaranga cyangwa atagira amafaranga ubwoba rero baba bavuga muri iyo terme yo kuba wabonamo amafaranga ntabwo bitandukanye n'ibyo twavuze kuko n'ubundi nujya gukora ikintu ukagira ubwoba ukafata isuko ko ndabishobora ubuse biragenda gute ubuse nimomba bizagenda gute gutyo urumva igihe wagize bwa bwoba nta kintu uzageraho ubwoba ni bubi turetse no muri terme y'amafaranga ariko uzarebe nk'iyo hari nk'akantu gatambuze nk'agasimba hafata inzu sindi buyiraremo kabisa urumva ko ingaruka z'ubwoba noneho tekereza uri muri business ufite ubwoba bwo gufata risk gufata ngewe rero ntabwo ubuse ninjya kurangura Tanzania nkagenda n'imodoka nzagerayo ryari ubuse nimfata indege ayo mafaranga urumva atari menshi utangira kwidefanda kandi ukirengagiza ko kujya kubizana aribyo bishobora gutuma n'ubundi wunguka ubwo rero igihe washiritse ubwoba uba uri mu nzira yo kubona amafaranga ahangaha rero reka dusoreze kuri iki kintu cyitwa ngo hari abantu bakunda kuvuga noneho ugasanga ahorana ibitekerezo bya business ahorana ibitekerezo byo gutera imbere ariko ukazategereza igihe ibyo bintu azabishyirira mu bikorwa bikagucanga ubwo reka duhite tujya ku cyanyuma ahangaha uyu muhanga yagarutse ku kintu cyo kuvuga ngo hari abantu bavuga gusa
bari talkative nyine baravuga ariko ntibajya bakora. Umuntu uvuga ariko adakora, iyo kuba umuntu yifitemo ako kantu nakwita nk'akadefo bishobora kumubangamira gute mu kwenda byamubuza gutunga ku mafaranga cyangwa se kugera ku mafaranga. Nose niba bafite ibintu byinshi mu mutwe ntage ikintu na kimwe ashyira mu bikorwa arumva amafaranga azayakura. Yagize bwa bwoba. Mbo sinzi niba ari ubwoba ahubwo rega ntabwo bivuze ko abantu bose bazatunga amafaranga. Uko byagenda kose nawe ubwo abafite amutunga. Ubwo udafite amafaranga ntabwo wabaho. Ibintu byose kuri iyi si birasaba amafaranga. Ushobora kuba udafite amafaranga ku rugero rungana gutya ariko ku rugero rwawe ubu yafite. Ahubwo aho ngaho uwo munyabwenge niba ari umunyabwenge wawe w'icyo yashakaga kuvuga ni kwa kundi abantu nyine baba bafite imishinga myinshi mu mutwe, ariko noneho kugira ngo bagire uwo bahitamo bawukore akaba ari byo byanga. Naho usibye n'ibyo twese tuba dufite imishinga myinshi pe, kuko urumva nyine kurota ni ubuntu, ibigomba kuba iri mu mutwe, ahubwo ikibazo kikaba ni uwuhe ndi bubanze gukora. Rero abantu bameze gutyo rero ngiye inama nabagira, nibarebe muri ya mishinga bafite mu mutwe, noho barebe mumwe utabagora, ndavuga mu gutangira gushaka igishoro, ariwo bagira ute, ariwo bashyira mu bikorwa. Ariko ubundi kuvuga gusa ntacyo byaba bimaze. Cyangwa se niba afite iyo mpano yo kubaza ibintu uburyo babikoramo ibiki n'ibiki, najye kujya yirwa yigira abantu imishinga. Ntabwo urumva ko niba afite iyo to yo kuvuga, erega gukorera amafaranga biri mu buryo butandukanye. Reba ikintu uzi ukibyaza umusaruro, kuko hariho abantu baba bafite amafaranga ariko batazi uburyo bayakoreshamo. Niba rero ufite we iyo mpano yo kuba ufite wenda iyo mishinga biki n'ibiki, wenda wowe byarakunaniye kubishyira mu bikorwa, shaka abantu uhereze ubwo bwenge bwawe, noneho bagura ubwenge bwawe, ubigira imishinga, bakwishyure, nabo bagende bashyire imishinga yabo mu bikorwa, ubundi akazi karangire, amafaranga aboneke, amahoro atahe Rwanda. Amahoro atahe mu mufuka. Amafaranga atahe mu ikofi. Okay, urakoze cyane. Reka tugushimire ibintu rwose ubisobanuye. Nje navuga ubisobanuye neza ku buryo mu bantu badukurikiye nta muntu uri buze gusobwa cyane, kubera ko ugerageje kubisobanura neza mu buryo bwumvikana. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Ibiganiro rero nk'ibi ngibi ku Muragwa Family nakagaruka. Reka tubashimire namwe mwari muri kumwe natwe, twongere turarikire gukurikirana Umuragwa Family no mu bindi biganiro. Ciao ciao.